Agafilme kacu keza rero turagakomeje, wa musore Eddy urugendo rwe rurakomeje, aho ibinini byari bikomeje kumubera agatereranzambe, gusa nyine ubwo yari arimo kwirukanka arimo kugenda yihisha amabandi yari amwirukankanye, yahingutse hano ahantu mu karesitora, amaze kuhagera ahasanga umwe mu bakobwa nyine bakundanye, ubwo ni umu ex we, gusa nyine abona yarashaje cyane, uwo mukobwa ari we washaje cyane witwaga Melissa. Arangije amaze ati se bimeze gute ko mbona wakuze cyane washaje cyane, ati ni birebire ibyanjye, ati urabona nyine nakoreshaga NGT nyine pills cyangwa se drugs zarampinduye, urabona nabaye umuntu mukuru cyane, ariko tunakwiyeho yuko nyine tutanirengagije yuko buriya igitsina gore kigaragaza gukura cyane, kuko usanga nk'umusore mungana mu myaka wowe nyine uba ugaragara nk'aho umuruta cyangwa se uri mukuru kuri we cyane. Ibyo ngibyo rero byararangiye, wa mugore nyine Melissa baraganira, aramubwira ati rwose biriya binini ni ukubireka kubera ko ntabwo biba ari byiza, nyine nubwo bishobora kugiraho ingaruka nyinshi ariko ntabwo biba ari byiza. Ako kanya rero yaragiye, amaze kugenda ahura na wa Murusiya wamugurije amafaranga mu gice cya mbere, aramuniga aramubwira ati umva nutanyishyura yanjye ndaguta wakajwiga kandi rwose birakubera bibi cyane. Nuko nkuko rero yamuzanye, akimara kumuzana rwose aramubwira ati Eddy mpereza amafaranga yanjye, gusa Eddy yari agifite utubaraga dukeya n'akanini kamwe yari yiboneye, agiye kukarya wa Murusiya yaramukabonye aravuga ati ati kumbi nawe ufata bino binini, ntago ari urwumwe n'uyu Murusiya yarabinywaga. Yahise akamwaka arakinywera, aramubwira ati shakisha utubaraga shawuze tugende tujye kuri banki ubikuze amafaranga umpereze. Nuko nkuko rero byagendekeye Eddy yaragiye arabikuza, akimara kubikuza ahita azana ya mafaranga agira ibiki ahereza wa Murusiya, ubwo baba bararangizanyije. Yariruhukije aravuga ati aho Imana yanjye we urakoze kuba mwishyuye. Yakomeje urugendo rero, ahangaha n'imbaraga nkeya nyine kubera ko ibinini byari birimo biramushiramo, yaraje muri office y'aho girlfriend we yakoreraga, aramubwira ati sheri ndumva ameze nabi, ndumva nta mbaraga mfite. Aramubwira ati none se uragira ngo nkukorere iki sheri wanjye? Undi aramubwira ati genda ujye mu rugo, numara kujya mu rugo ugende nyine ujye muri apartment yanjye unzanire ibinini kuko ndabikeneye cyane. Undi aramubwira ati hoya ibyo bintu rwose ndumva kubikora ari ibibazo, ariko nyine nta kundi reka ngende. Umukobwa rero yaragiye, ibinini arabibona, yinjira hano mu kamodoka kari kamuzanye, agiye kubona abona hari umugabo urimo kuza amusanga aho yari yicaye mu modoka, ahamagara sheri we aramubwira ati umva vuba muri iyo modoka wirukanke, uwo mugabo ashobora kuba ari umwe mu bagabo nanjye bamaze iminsi bari kungendaho, kandi koko uriya mugabo yari amaze iminsi ari kumugendaho ahantu hose. Yaraje rero umukobwa arihisha, amaze kumubwira ati komeza wihishe, bari barimo baravugana kuri telefone nyine. Aramubwira ati noneho nawe fata akanini kamwe ukarye, hanyuma urahita ubona ubwenge nyine, ewana ubwenge bwawe bube shapu, hahandi nyine urahita ubona icyo gukora. Umukobwa nuko nyine yarabimwumviye, amajije kukarya yahise atangira kugira imbaraga, arirukanka cyane. Umva ni nako yaje hano nyine asanga umusore muri office aho yari yamusize, arangije amuha ikinini nawe abona imbaraga, nuko nko bavuye aho ngaho. Arangije aramubwira ati none se sheri uzakomeza unywe biriya binini? Undi aramubwira ati njyewe nabikubwiye ntabwo nakomeza kunywa biriya binini, ntabwo nabishobora, ati ntabwo nsanzwe mbikoresha rero nta nubwo nakomeza kubinywa rwose njyewe. Arangije aramubwira ati okay, ati nta kibazo, ubwo utazabikomeza kubinywa wenda wamfasha nanjye nkabivaho, ati hari ibintu bike bike nyine cyangwa se hari discipline wakiha kugira ngo nyine cyangwa se nawe ukamfasha kugira ngo nyine mbashe kubivaho kandi bizangendekere neza. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo nzajya nkufasha. Ahangaha rero akazi karakomeje, Eddy yarakomeje ajya muri za kampani zose agiye afitemo imigabane, ashora imari ndetse arakomeza nyine ibintu byose abikora ku murongo, arakomeza akajya arya neza akanywa, sheri we aramufasha, mbese akajya akora n'amasiporo ndetse akibuka no kujya mu kazi rwose, akibuka no gutwara ibinini ndetse akabinywera ku gihe kugira ngo atazongera kujya acika imbaraga cyangwa se akabura imbaraga mu gihe ari ahantu atari bubashe kwikura, cyangwa se no kugira ngo nyine yirinde ingaruka mbi z'ibi binini. Arangije rero akazi karakomeje,
utunini akajya tugendana ku mufuka agakomeza akanywa, ndetse yahise agira igitekerezo cy'ukuntu yagira uruganda agashyiramo nyine abaganga kugira ngo bajye bakora nyine iriya miti ya NGT, kubera ko yaramaze kubona yuko abantu benshi barayinywa ariko ntibazi no kuyikoresha. Ahangaha rero yahisemo aravuga ati burya njyewe nakora uruganda rw'ibi binini kandi rwose n'abantu tukajya tubaba hafi tukababwira uko bagomba kubinywa n'uko bagomba kubikoresha kugira ngo bitabagiraho ingaruka. Umusore rero yabifashemo umwanzuro aza kuganira n'abaganga ndetse n'abashoramari, ndetse ari nako akomeza no kuganira nabo abashoramari bashora muri marketing nyine ya za stock marketing kugira ngo akomeze gutera imbere. Agafilme kacu karakomeje rero, umusore akomeza atera imbere rwose, arakira, ubukire buraza, akajya akomeza gusobanurira abantu bose anigisha. Yari afite n'ishuri yigishamo abakire nyine kugira ngo abigishe gushora imari. Ahangaha rwose bose bakajya baza. Ahangaha rero yaje kuganira n'umwavoka we, aramubwira ati ariko se ko barimo baravuga yuko hari ibintu by'ibyaha bashaka gukurikiranaho, ati polisi birimo nyine muri polisi birimo birahwihwiza nk'abandi bakire bose. Rero namwe murabizi iyo babonye umuntu afite inote nyine noneho leta akenshi itazi n'ahantu uri kuzikura, baratangira bakakugendaho kubera yuko baba batekereza ko ushobora kuba ukora ibintu nyine bihabanye cyangwa se amategeko atemera. Twikomereje rero, ahangaha umusore yari yicaye mu rugo rwose arimo kwitekerereza, hari ibyo arimo gutekereza yirebera n'agateleviziyo, agiye kumva yumva umuntu arakomanze, arangije aravuga ati se uwo muntu ukomanze ninde? Arebye kuri kamera yabonye ari wa Murusiya waruje ndetse ari kumwe n'abandi basore bagera muri babiri. Agiye kubona ako kanya kubera yari yanze gukingura, yagiye kubona abona batangiye guca urugi rwe, yahise agenda ajya kuri rooftop hejuru, aravuga ati umva ibyanjye bindangiriyeho, sinzi impamvu abantu Barusiya barimo gukomeza kungendaho, ariko nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye kwiyahura. Ako kanya rero yahise atekera avuga ati oya, ntabwo ngomba kwiyahura, hari akanini mfite hariya, reka nze ngende nkashake nkanywe, ndahita ngira imbaraga, ndabizi ndahita mbona icyo gukora. Bino binini byaragukoranizaga hahandi iyo wabaga utaminyweye nta kintu na kimwe watekerezaga gukora. Agiye kukanywa rero yagiye kubona abona wa Murusiya yamaze gukingura n'abasore babiri, bahise bamusunika bamunaga aho ngaho, ka kanini nako atarakanywa. Nguko uko kabaraye hasi, arangije agiye kubona abona karimo karatemba, batangira kumubwira ati zana hano ibinini ufite byose, niko tukubwiye, ati zana hano ibyo binini cyangwa nimba utabizanye urabona ukuntu twebwe Abarusiya dukora. Kumbi noneho wa Murusiya we urwego agezeho, ageze ku rwego rwo kwitera nyine ibishinge nyine bya ya miti cyangwa se byo kuri bya binini bya NGT. Ahangaha rero ikintu cyabaye nta kindi, yaramubwiye ati twebwe turarenze cyane, ubu ngubu tugeze ku rwego rwo gukora rwose imiti nyine tugakora inshinge zabyo. Noneho ati niyo mpamvu tugira ngo tukumareho ibyo binini byose kugira ngo ube umukiriya wacu. Barakwereka nta kindi kintu cyabaye, umusore yirwanyeho kubera wa Murusiya yashakaga nyine kumwica mu gihe yanze kwemera diru. Ahangaha umusore yirwanyeho birangira yishe wa Murusiya. Ahangaha amwicara na ba basore be bose. Umusore gusa kubera imbaraga nkeya no kubura ibinini yabuze uko abigenza, gusa yibuka yuko uno Murusiya hari imiti yari yiteye kandi iriya miti ishobora kuba ifite imbaraga kuva yari yayiteye no mu maraso ye. Nta yandi mahirwe yari afite rero, yanyweye amaraso ya wa Murusiya. Agiye kumva yumva muri ako kanya agize imbaraga nyinshi, byumva nyine kuva yari yayiteye mu maraso yari yagiye nyine iragenda nyine irasakara ahantu hose mu mubiri. Umusore rero yagize imbaraga nyinshi cyane, ahita ahaguruka aho ngaho yirukanka aragenda. Akimara kugenda rero nta kindi cyabaye, barakwereka nyine ba bandi barabajyanye kwa muganga, gusa byabo byari byarangiye.
icyakurikiyeho ni uko Eddie yaje guhura n'umushoferi wa wa Murusiya, amubaza ati se wambwira buri kimwe cyose kuri bosi wawe, amubwira ukuntu nyine natamubwiza ukuri ari mumugirire nabi nawe akajyana na bosi we. Ahangaha rero umushoferi nta kindi kintu yakoze, yamubwiye buri kimwe cyose, amubwira nyine ukuri wa mushuti we wa mbere, ukuntu bari Abarusiya ari bo nyine bari baramuhaye iryo soko, ndetse bari Abarusiya barakoraga cyane ku rwego rw'uko buriya bo nyine bari bageze ku rwego rwo gukora inshinge. Agafilime kacu karakomeje rero, umusore nawe yikomereza ibye. Ahangaha bizinesi ze zirakomeza ziragenda, abakire bakomeza kuza kumureba ndetse no kumuha akazi ko kubigisha ibintu bijyanye n'ishoramari mu bya makitingi. Arangije abakorera umuti nyine arabigisha, umusore yaragiye arakira cyane. Hahandi abasaza bose nyine b'abakire b'abaherwe bamubonagamo ubuhanga no kugira ubwenge mu buryo budasanzwe. Gusa hano hari umusaza umwe wamubwiye ati ese warekera gukoresha biriya binini? Eddie yahise agiramo n'ubwoba, aravuga ati noneho ubanza isi yose izi biriya binini, ati kubera ko biteye ubwoba. Umuntu wese ubonye yuko urimo kuzamuka cyane cyangwa se urimo gukorana imbaraga, ahita abibona yuko ushobora kuba ukoresha biriya binini. Nababwira yuko wowe utarakora subscribe wabanza gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona na video zacu z'ubutaha. Ahangaha rero Eddie byarangiye, ahangaha rwose avuze ati ibyanjye rero ngomba kubirangiriza ahangaha, njyewe rwose ibi binini ngomba kubivaho, ahubwo nkibanda ku bintu byo kugira ibiki byo gushora imari mu bintu by'imigabane nyine, no kwiga ku bintu nyine bya marketing nyine by'ama stock exchanges. Ahangaha agafilime kacu karangiye rero, umukobwa nawe yongeye kuza guhura na sheri we ndetse basohokanye bagiye kwiga ku kuntu bagiye guhindura ubuzima. Bye bye, turabakunda cyane.